Ndagushuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Ku mbuga nkoranyambaga hari ikibazo kiri gucicikana kigira giti ese koko imperuka izaba mu mwaka w'ibihumbi 2027? Uyu munsi ugiye gusobanukirwa iby'ubuhanuzi bwa Semarashi yanditse mu kinyejana cya 12. Iyo tugiye kujya twarebera hamwe uyu munsi, nk'uko muri iyi minsi hari kuvugwa byinshi ku gitabo bivuga ko ngo kimaze imyaka 900, harimo ubuhanuzi buvuga ko imperuka, hari abavuga ko imperuka ishobora kuba mu mwaka w'2027, abandi bakavuga ko Papa Francis ari we wa nyuma ku ngoma cyangwa se kuri Kiliziya Gatolika, hanyuma imperuka ikayitiba. Ariko se ibyo byose umuntu yakwibaza bihuye n'ijambo ry'Imana? Ese koko imperuka tuyitegereze mu mwaka w'2027? Nibyo tugiye kujya twasobanukirwa, ndetse n'ukuri ku ijambo ry'Imana mu bwitonzi, ndetse n'ubuhanuzi bwa Semaraki cyangwa se Semarashi cyangwa Semaraki, tumenye ngo ubuhanuzi bwiwe ni ubuhe. Yamaganye ubusumbane mu bukungu, kandi yemeye ko abantu bahuje ibitsina bashobora kugira isezerano ryo kubana mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibintu byateje ikibazo rwose gikomeye muri Kiliziya Gatolika. Umupapa wemeye ibintu by'ubutinganyi. Papa rero yapfuye saa 1:35 za mu gitondo ku masaha ya Vatikani, nk'uko byemejwe na Karidinale Kevin Frere. Yatangaje ko itorero ryabuze umuntu wakundaga Imana kandi wiyeguriye umurimo w'Imana ndetse n'abayoboke bayo. Ubuhanuzi bwa Maraki cyangwa se Semarashi buvuga ko bwatanzwe n'umusenyeri witwa Semarashi nyine wo mu kinyejana cya 12. Yavuze urutonde rwa Papa 112, buri umwe agahabwa izina risa nkaho rihishwe. Papa wa nyuma ngo w'112 ngo yitwa Petro w'i Roma, uzayobora Kiliziya mu gihe cy'umubabaro mwinshi, hanyuma imperuka igahita iza. Ariko mu nyandiko ni Petrosius ngo wa Romanius, niko mu nyandiko ze bivuga. Hanyuma kugeza ubu benshi bavuga ko Papa Francis ari we w'112 ku rutonde nyine bivuga ko rwasohotse rwa Semarashi. Ariko iryo zina Petarius Romanius naho rihuriye ngo n'irya Francisco, bikaba byarateje urujo ndetse binahabanye mu bintu bye by'ubuhanuzi. Ikintu ukwiye kwitonderwa muri buno buhanuzi bwa Semarashi, ntabwo buhura na Bibiliya 100%, nta babwemeza 100%, kuko naho ijambo ry'Imana ribwemeza. Hari ibintu biri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga, avuga ko hari umuntu wasomye mu gitabo cyangwa se abantu bajya basoma ibitabo bakemeza ko ubuhanuzi bwa Marashi ngo ushobora kuba ari ukuri, ngo imperuka ishobora kuba 2027, kuko Papa Francis ngo wari w'112, kuko ngo hari ibintu byinshi byagiye bihura byinshi mu myaka itambutse, byagiye bigaragara muri icyo gitabo uko Papa bagiye bakurikirana. Ariko reka turebe Bibiliya uko ibivuga. Muri Matayo 24:3-6 Bibiliya avuga ngo ariko uwo munsi n'isaha ntawe bizi, habe n'abamarayika bo mu ijuru keretse Data wenyine. Bishaka kuvuga ko Yesu yabwiraga intumwa n'abari bamugose ko imperuka nta muntu umwe uzigizabera, ndetse n'abamarayika nta muntu bizi, na Yesu ubwe nta muntu bizi, uretse nawe ntabizi uretse Imana yonyine. Izavuga ngo haguruka ugende ujye kuzana itorero. Ibyakozwe 1:7 ati si ibyanyu kumenya ibihe n'amasaha Data yashyizeho cyangwa se yagenye, ni ububasha bwe bwite. So rero iyo umuntu atangiye kuvuga amatariki cyangwa se umwaka ku bintu by'imperuka, akenshi aba yatangiye kunyuranya n'ibyanditswe byera. Buri gihe rero tujye dusuzuma ibintu byose tubona ku mbuga nkoranyambaga, twifashishije ijambo ry'Imana, tutagendeye ku marangamutima ndetse n'ibitabo byagiye byandikwa. Ariko kandi umuntu yakwibaza kuki abantu bamwe batemera abahanuzi cyangwa se ubuhanuzi wenda nk'ibitabo nk'ibyo. Abenshi usanga baragiye bashukwa n'abahanuzi b'ibinyoma, bituma wenda batakigira icyizere
mbega ubuhanuzi abantu bakabufata mineneko. Hari ubuhanuzi bugaragara nk'ubuteye ubwoba bwagiye bugaragara mu bantu butanafite shingiro. Hari n'abemera impano ariko bakayobywa n'abandi bantu mu bijyanye n'iki n'ubuhanuzi. Wasanga bitewe n'abahanuzi bagiye uhura nabo bagiye bakomeretsa, ibintu by'ubuhanuzi ubyambuye imbaraga, ubihaye intege nkeya. Mu gihe ubuhanuzi bw'ukuri tuzi ko bukora ibintu bitatu: bujyana n'ibyanditswe, busubiza abantu ku Mana, bukomeza itorero, kandi bukahana abantu, bugashishikariza abantu kwihana, ubundi bakitoza no gusenga. Nicyo kintu ubuhanuzi bw'ukuri bukora. Ariko nyine usanga abantu badaha agaciro ubuhanuzi bitewe n'ikintu bwagiye bukora cyangwa se abantu bagiye bahura nabo mu buryo bw'ubuhanuzi. Yego, reka wenda twigarukire twibaze, ese Papa Francisco koko ni uwa nyuma muri Kiliziya Gatolika? Imperuka ikahita iba nk'uko biri kugenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga, babikuye muri kino gitabo cya Saint Marashi. Uyu musenyeri papa uyu munsi abantu bavuga ko ari we wa nyuma, babishingira ku buhanuzi bwa Saint Marashi, ntabwo ari ku byanditswe byera nk'uko wenda twamaze kubibona. Papa Francisco uyu munsi ararwaye, afite imyaka ikuze, wenda niho bashobora no kuba barimo barabishingira, ariko ibi ntabwo bivuze ko ari we wa nyuma, kuko hari abantu benshi b'abapapa bagiye barwara ndetse bakanapfa, ariko ntabwo imperuka agize gute yayisiba. Nk'abakristo rero bagomba kuba maso. Yego n'iby'imperuka izaza nta kabuza, ariko nta muntu uzi umunsi n'igihe imperuka izazira. Abakristo babe maso rero, basenge, bahore bezwa, bahore bitunganya. Cya kabiri, abakristo bihane, tugahora twihana ibyaha. Nyiranzihane ejo yapfuye atagize yapfuye atihanye, uhore wezwa, uhore watura insinzi, uhore watura amaraso Yesu Kristo kuri wowe, kugira ngo ibishura byawe bimeswe n'amaraso ya Yesu. Ubundi ugasoma ijambo ry'Imana, ukamenya ibyanditswe byera, ukamenya ijambo ry'Imana, kugira ngo udashukwa n'ibyo mubona ku mbuga nkoranyambaga no hirya no hino ku isi. Tugasoma Umwuka Wera, niwe utwigisha ukuri, akatwereka impano nyazo mu buryo bw'iki bw'ubuhanuzi. So rero aho guta umutwe n'ibintu biri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga, fata umwanya usome ibyanditswe. Imana ntabwo itubwira igihe imperuka izabera. Abantu benshi bajya banyoherereza ayo malinki, Fabrice ibintu wabitubwiyeho bimeze bite? Witiye umutwe n'ibyo ubona ku mbuga nkoranyambaga bivuga iby'imperuka izabera 2027 n'indi myaka barayivuze za 2000 imperuka izaba muri 2000, ati murazi inkweto hanze za bodaboda n'ibintu byinshi mwagiye mwumva. Ntabwo Imana itubwira igihe imperuka izabera, kuko ngo uko umurabyo urabya, mbega niko uko umuntu atamenye umujura aratobora inzu, niko ngo n'umwana w'umuntu azaza. Gusa Imana iduhamagara kuba maso, gusenga no kwitegura buri munsi. Tegereza rero, uzirikane ko Yesu Kristo azaza, uzirikane ko imperuka izabaho, ariko kandi ugomba kuba utunganiye Imana kugira ngo wa munsi utazakorwa n'isoni. Haleluya. Wenda reka nsobanure gutya kugira ngo abantu batakoma kuba mu rujijo. Ubuhanuzi bwa Saint Marashi, nta bindi bintu bikubiye mu buhanuzi bwa Saint Marashi bindi yanditse. Ni umusenyeri, wenda kandi ukanasubiremo, kuko niho akenshi babikura, ko igitabo cyanditswe mu kinyejana cya 12, urumva ko ari kera. Kandi muri iki gitabo cya Marashi yavuga ko ari ubuhanuzi, kandi koko hari ibintu byinshi ngo byagiye bigenda bihura, bivuga ko rero yanditse ubuhanuzi bugizwe ngo n'urutonde rwa papa 112, ngo buri umwe agahabwa ngo izina rihishwe. Kandi ngo ubuhanuzi bwa nyuma bwo muri iki gitabo cya Saint Marashi, ubuhanuzi buvuga ko ngo hari umupapa uzayobora mu bihe bikomeye, ngo witwa Petarius Romanius, ngo uzayobora Kiliziya mu bihe by'umubabaro mwinshi, bikarangira ngo n'iherezo ry'isi rije.
nta bindi bihanuzi buri muri iki gitabo cya Malachi uretse uru rutonde nyine rw'abapapa. Gusa Kiliziya Gatolika ntabwo yabohaye agaciro ngo ubuhe n'uburemere. Ubundi abandi bagashakashaka ko ubuhanuzi bwanditswe mu kijana cya 16, abari mu kijana cya 12, mbega ubwo imyaka irenga 400 nyuma y'urupfu rwa Se Malachi. Ariko bamwe bagakeka ko bwahimbwe mu rwego rwa politike cyangwa se inyungu zabo. Reka turebe abasesengura ibijyanye n'uko wenda uyu mupapa yaba ari uwo wa nyuma, ahantu babikura nuko nyine ngo ari we mupapa w'ijana na 12 kandi ngo ni urwo rutonde ngo niho rurangirira. Kandi koko nguhereye ku rupfu rw'uwo Se Malachi, reka tubirebe neza. Yego, reka tugaruke gatoya rero turebe kuki bavuga ko Papa Francis yaba ariyo wa nyuma. Nibyo tugiye kureba ibintu bashingiraho cyangwa se mu byashingirwaho. Bavuga ko ngo ari uw'ijana na 12 mu rutonde rwa Malachi, nubwo nyine barimo barabijyaho impaka cyane. Abenshi nyine barabara bakabona Papa Francis w'ijana na 12 nyuma ya Papa Benedicto wa 16. Nubwo Benedicto wa 16 atigeze yitaba Imana, wenda we yareguye. Abantu bakurikirana ibintu mu by'ubuhanuzi bw'uyu Malachi bamwe bavuga ko igihe yeguriye nyine ngo cyabagwa nk'igihe yasoreje ubupapa bwiwe. Noneho iri zina Peter w'i Roma cyangwa se Petarius Romanius riri mu gitabo cya Malachi, nubwo uyu Francis atitwa Peter, hari abantu bagerageza guhuza iryo zina mu buryo bwa gihanuzi cyangwa se mu buryo bw'aya mazina George Mario Bergoglio, ngo uyu afite inkomoko y'Abataliyani b'i Roma, ngo yatorowe i Roma kandi niwe uyoboye Roma nk'umwepiskopi wa Roma. Bamwe rero bavuga ko Peter w'i Roma atari izina ry'umuntu wenda ngo bihure nk'uko Papa Francis yitwa, ahubwo ari symbolize cyangwa se ari ikimenyetso cy'umwepiskopi wa Roma wa nyuma, bikaba ngo bihura na Francis. Ibimenyetso rero by'ibihe bitoroshye ku buyobozi bwa Francis hagiye habaho, murabizi, gutandukana kw'amasakaramentu mu bihugu bitandukanye, gukemura ku bijyanye n'imyitwarire y'abihayimana, abapadiri, ababikira. Murabizi inyigisho zifatwa nk'aho zoroheje ku byaha bisanzwe, bifatwa nk'ibiremereye muri sosiyete, nko gukundana kw'abasangiye ibitsina. Byose murabizi byagiye biba muri Kiliziya. Kwivuguruza mu bintu byafashwe by'ibyemezo runaka. Ibi byose bamwe babifata nk'aho ari ibimenyetso nyine simusiga byo kumungo kwa Kiliziya Gatolika mu bihe by'imperuka. So rero urutonde rwa Malachi rwagaragaye bwa mbere mu mwaka wa 1595 mu gihe cy'amatora ya Papa. Benshi rero bakavuga ko batemeza ibi bintu neza by'ubuhanuzi, ati ni abantu bashaka gushyigikira umukandida runaka. Kiliziya rero Gatolika ntabwo byemera na gato ko wari ubuhanuzi bwemewe, ahubwo ibifata nk'inkuru nyine y'ibishushanyo biri aho ngaho by'amateka. Ariko kandi hari abantu bavuga ko amazina 112 y'abapapa yakurikiranaga neza mbere y'imyaka yo mu 1600, ariko kuva icyo gihe bikajya bihuzwa nabi, mbega ntibijye bihura neza. Hanyuma rero nubwo wenda hari abashaka guhuza Papa Francis n'ubuhanuzi bwa nyuma bw'uyu Malachi, dukeneye kuba maso nk'abakristo, kuko amateka agaragaza ko ubuhanuzi butemewe, ndetse na Kiliziya Gatolika ubwayo uyu muntu asa nk'uwabwandikiye itabwemera. Ati wasanga ari inyungu za politike ndetse n'itorero wenda icyo gihe. Gusa icyo ngewe nabibutsa nk'abantu mukunda gukurikira ibiganiro byanjye,
ni ukwibutsa ko mukwiye kujya gute kuba maso, kuko nta muntu uzi umunsi n'igihe. Nagerageje gushakisha menye iki gitabo cya Semarashi, uyu mwepiskopi cyangwa se umupapa wabayeho mu kinyejana cya 12. Mbega ni ibyo ngibyo nanjye nasanzemo. Ubwo nari mbikuye ku bantu bagiye banyohereza link ngo y'uburyo ngo bikuvuga ko imperuka izaba 27, ngo ari ubuhanuzi bumaze imyaka 900 burimo buravugwa, burimo buratangwa. Icyo gitabo ntabwo natwe twagisomye, nta bintu birimo birenze muri icyo gitabo, uretse ko hari urutonde rw'inyungu rwa papa 112. Ikintu kirimo kubatera ubwoba rero ngo ari uko wenda uwo mupapa Papa Francis uriho uyu munsi ngo ari 112 ku rutonde rw'uwo Semarashi, ariko kandi bikagaragara ko amazina yise uwo mupapa Pitarius Romanius adahura n'ayo mupapa. Bamwe bakayasesengura, rero basesengura amazina ye bakavuga ko ngo afite inkomoko mu Taliyani, ngo Roma, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ushaka kuba wenda byahura, ariko nyine nta shingiro bifite, kuko nitubibona muri Bibiliya birivuga ko nta muntu uzi umunsi ndetse n'isaha nk'uko twabibonye, ahubwo umuntu akwiye guhora yiteguye. Na Yesu Kristo ubwo uzaza gutwara itorero ntahagaze uwo munsi, uretse Imana iyo nyine. Bikekwa ko impamvu Yesu atazi umunsi ari uko yabaye mu isi, azi umubabaro urimo, mbega ingira ngo yaraje no gutwara itorero. Reka rero dusoreza hano kuri buno buhanuzi bwa Semarashi ya Semaraki, buvuga ko maze imyaka 900, ariko ugiye kubisesengura nimwe ubona ikijana cya 12 si imyaka 900 yarashize. Ni ibintu birimo ibintu by'amacenga umuntu atashingiraho. Imana reba umugisha, Imana ibarinde. Subscribe ku ibara ry'umutuku, like, comment, share kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Bye bye. Borwa TV vuga butumwa.